hagamijwe kubungabunga isuku y'inyama. Minisiteri y'Ubuhinzi n'Ubworozi ibinyujije mu kigo cy'ubuhinzi RAB yashyizeho amabwiriza agenga abazitunganya n'abazicuruza, barayamenyeshwa ndetse ngo banashishikarizwa kuyakurikiza mu bihe bitandukanye kugera mu mpera z'umwaka wa 2015, hirindwa indwara n'ibyorezo bishobora kwibasira abarya inyama baziguze. Gusiga amarangi amabagiro n'amaguriro y'inyama, kugura ibyuma bikonjesha bita frigo zo kubikamo inyama, imashini zikata inyama, amatara akurura akanica isazi, kandagira ukarabe no gutunga impapuro zo kwa muganga zigaragaza ko abacuruza cyangwa abatunganya inyama badafite uburwayi bakwanduza abakiriya, ni bimwe mu byagombaga kuba byarabonetse mbere y'uko kwezi kwa gatatu. Hari aho bagerageje naho byinshi mu by'ingenzi bitarakorwa. Nk'ahitwa muri Sahara mu karere ka Kicukiro, umurenge wa Niboye, winjiye mu nyubako ya koperative Jyambere Munyarwanda ukegera inyama zihacururizwa, ukemanga isuku yazo kubera ibiti zikatirwaho n'amasazi uzibonaho. Bamwe mu bagize iyi koperative bavuga ko babuze ubushobozi bwo kuzuza bimwe mu byo basabwe. Urabona nka hano uko tuhakorera twese ntago ariko tunganya ubushobozi. Hano ducuruza ibintu bitandukanye. Dufate nkanya ncuruza wenda inka, hari undi ucuruza igifu. Urumva umuntu ucuruza igifu kimwe gihagaze nk'ibihumbi 10 mu gishoro cyacyo, n'umuntu ucuruza inka wenda y'ibihumbi 100 cyangwa 150, ubushobozi ntibabungana. Urabona nko muri iki gihe turimo amatungo yarazamutse, inka zarahenze, abacuruzi bacuruzagamo hano bamwe bagiye bavamo, ugasanga niba harimo bushereshano harimo abacuruzi 5, hasigayemo abantu nka 3. Noneho twaba turimo duteranya imbaraga kugira ngo tubashe gukora bya bintu badusaba, urumva imbaraga zibazongeye zikaba nkeya. Ubuyobozi bw'iyi koperative bwongeraho ko bagombaga guhuza ubushobozi bagakomwa mu nkokora no kuba hari abanyamuryango 17 muri 28 bari bayigize ubu bayivuyemo nyuma yo guhomba kubera impamvu zirimo imisoro ihanitse n'ibiciro by'amatungo abagwa byiyongereye bigatuma abagura inyama bagabanuka. Nta busobanuro na buki kigo RAB cyemera. Mu byumweru 2 turazana ubuyobozi bw'umurenge na za Kitansi babacamande. Bazabacamande biki? Bazabacamande nibasanga nta hantu izi nyama mucuma abantu zo gutuma mu matasi. Bazabacamande niba twaje gusanga mutemera inyama ku biti wagira ngo biraboze. Tuzabacamande dusanga umuntu ari gutema inyama nta gofero yambaye, nta bote yambaye. Tuzabacamande mwese mugere mushake ibyangombwa bemera gucuruza inyama. Iyo muze kugira ibyangombwa byo bemera gucuruza inyama, nta kibazo dufite inama kuko kugira ngo webahe nuko mwanze kuzuza ibyangombwa bisabwa. Usibye isuku nke, ikigo RAB kinanenga bamwe mu bagicururiza inyama ku minzani tujuje ubuziranenge kuko ngo bayifashisha mu kwiba abaguzi babapimira ibituzuye.